kandi buri wese agira ibyo buri wese ibyo arabigira nta numwe atagira ibyo byananiranye nta numwe utabigira ibyo byananiye abaganga ibyo ngibyo ibyo byananiye bene wabo ibyo ngibyo byananiye diplome ibyo ngibyo ibyo byananiye benshi ibyo ngibyo ibyo byananiye umugabo byananiye ubwenge byananiye umugore ibyo ibyo bizakizwa n'umunyamavuta amina ibyo bizakizwa n'Imana ikoresheje umunyamavuta ibyo bizakizwa n'Imana ikoresheje ibyo bidashobokera abantu ibyo ntabwo bishobokera abantu wikwirinda biga mu bantu irukira kwa Mana Imana ikuze n'abanyamavuta bagusengera ubuzima bwawe haleluya amen. Shalom 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 turabaramukije aho muri hose. This is Rwayitare Show ndi kumwe na Aline abandi kumwe na Inosa. Aho bimeze bite Inosa? Aha hari ubuhamya. Witwa witwa nde? Witwa Uwera Frida. Frida Uwera. Gicumbi aho ni mu Rwanda. Ari Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Haho yitwa Byumba kera. Aravuga ngo Pastor Patrick wigeze kuza iwacu muri Zion Temple Igicumbi. Okay. Utwigisha ko ibidashoboka Temple Gicumbi aho bose njyayo kenshi. Utwigisha ko ibidashobokera abantu ku Mana byose bishoboka. Mbigisha ambe bako bidashobokera abantu ku Mana byose bishoboka. Nawe murabyemera? Birashoboka. Ibidashobokera abantu ku Mana n'umuntu ukurikira byumve. Ibidashobokera abantu ku Mana byose birashoboka. Bisobanuye ngo hamwe n'Imana nta kidashoboka. Nta kidashoboka. Amen. Abantu bananirwa ariko Imana iginanirwa. Wasomye Matayo 19:26. Turasoma mu kanya. Nari maze imyaka 27 nubatse urugo ariko ntabyara. Imyaka 27 yubatse ariko yaza ko yarabyaye ko yarashingiye. Ariko yarashingiye. Ariko yarashingiye. Imyaka 27 ari umugore ufite umugabo ariko atabyara. Tumva ko giteye ubwoba cyane. Ariko isi yuzuza n'ira jambo yavuze nigishijeyo. Umva ko yese afashwa. Yese afashwa cyane. Nari nuzuye agahinda kenshi n'ipfunwe ryinshi. Birumvikana. Imyaka 27 utabyara ufite umugabo uri umugore. Nta kuntu udafite agahinda, nta kuntu udafite icyo bita ipfunwe. Ntabwo byashoboka. Bishoboka. Nari nuzuye agahinda kenshi n'ipfunwe ryinshi. Hanyuma rero naho ntivuje ndetse no mu mahanga. Ntaho ativuje. Ndetse no mu mahanga. Ndetse no mu mahanga. Ntaho ativuje ubwo ni mu Rwanda. Yavuye mu mujyi mu bashoka bose. Imyaka 27 yose. Ajya no mu mahanga. Arakomeza avuga ngo bakabura ikibazo aho kiri. Bakabura ikibazo aho kiri. Ariko ntabyare. Komeza twumve. Arakomeza avuga ngo umugabo yarihanganye ariko bigeraho yishakira undi mugore ku ruhande amubyarira abana 2 b'abakobwa. Umugabo ngo yarihanganye biramunanira kuko n'umugabo yishakira undi mugore ku ruhande. Ariko uko bisobanuye nta nubwo yamutaye. Yishakira undi ku ruhande amubyara abana 2. Maze ngunda batambo abanya mu byo gusobanutse ku byo byumvikana. Amubyara abana 2 b'abakobwa. Imyaka 27 arakomeza avuga ngo b'abakobwa. Uza wansanze muri iyo situation. Izaho muri Zayoni nisha rya jambo yavuze. Bidashobokera ku Mana yashoboka. Nuko yarameze. Yari ari muri iyo situation umugabo yarabyaye abana 2 ku ruhande aho umugore nawe araho. Yarivuje byaranze. Byaranze. No mu mahanga yaramanitse amaboko muri make. Byaranze. Buriya rero nuko wenda ntabwo dushira ubanza ntabwo tunashinja. Ariko mu myaka 20 nk'iyo n'umupfunga aragiyemo. Cyane umunyarwanda ntabwo yabura kubyayo. Ntabwo yabura gusiga. 27 ni myinshi. Kuko nk'abanyina banyirabukwe banyirasenge ni abantu batandukanye tujye bajya mu bibazo mu kizungu hano ariko bajya no hawoza ntabivuze ariko akeshi riko bimeze. Arakomeza avuga nasanze muri situation. Wasanze muri iyo situation. Ameze atyo babaye yizwe n'ipfuno. Bana we warigishije benshi barafashwa cyane.
ugendagenda ubwiriza wanyuze iruhande nuko urahindukira urambwira ngo wangumba we akira urubyaro rw'umugisha akira impanga zikurikirana. asome neza reka narabwije abantu barafashwa cyane 10 ndiho mbwiza ngenda kandi mbwiza ngenda umugeraho uramubwira ngo wangumba we akira urubyaro rw'umugisha akira impanga zikurikirana. urimo kugenda umugezeho urahagarara uramuhishurirwa. wangumba we akira urubyaro rw'umugisha akira impanga zikurikirana. tugende twumve impanga zikurikirana. Imana yampaye impanga zikurikirana nk'uko wabimpanuriye. ubu mfite abana 4 b'umugisha, abakobwa 2 n'abahungu 2. amen haleluya amen. umugabo yari yirwarije ajya kubana ajya gukobwa 2. uyu we Imana yamuhaye neza double abakobwa 2 n'abahungu 2. asirimo neza abantu bafite amavuta. nawe dukurikiye Imana kurwaniye Imana igiye gukora. haleluya Imana yampaye impanga zikurikirana nk'uko wabimanuye. impanga zikurikirana nk'uko wabimanuye. 2 aza kujya kubyara abandi 2. nk'uko wabimanuriye. niko avuga nk'uko wabimanuriye. Imana yampaye impanga zikurikirana nk'uko wabimanuriye. aravuga wowe nk'uko wabimuhanuriye. ubu mfite abana 4 b'umugisha, abakobwa 2 n'abahungu 2. duhaye Imana icyubahiro. amen. tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. nongere mvuga iki? hari kitazatungana, hari icyo kitazakuvaho cyane kiri kuhuye n'umunyamavuta. keretse uhuye n'umunyamavuta. ibi birabyerekana, ubuhamya burabyerekana. ibi umuntu yabyima atabyemera. abaganga baravura pe, ariko hari ibintu bazananirwa mpaka uzasibya abapfu ukora icyo gicumu kubye mu pfu n'umukristo. ariko nabo bananirwa bagutwara utwawe ukeneye guhura n'umuntu Imana yasigiye kubohora abantu. amen. uyu nta kindi yarakeneye nako kuyinga none umve nawe yari mu rusengero yarari hanze hari ibintu bikeneye umunyamavuta wabisigiwe. icyo ni ihame ridakuka. Yehoshafati yaravuze ngo mu ngoma za 20 ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomeza, mu mwizere abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. amen. hari ikintu kiri ku buzima bwawe gikeneye umuhanuzi Imana yasize amavuta. amen. wabyemera utabyemera igihe kizabikwemeza. igihe kizabikwemeza cyane. wabyemera utabyemera. tubonye amadeni menshi yananiranye cyane avuye hari uko abantu basengewe n'abanyamavuta. tubonye ingumba nk'iyo babyaye uko Imana. tubonye abantu bananiwe gushaka bashatse kuko basengera n'abanyamavuta. tubonye abantu pe ubuzima bwa kandi byaranze. hari ikintu kikwitendekaho ukagikizwa n'Imana ikoresheje umunyamavuta wawe. hari abantu basigiye kubohora abandi ushatse wabyemera. hari abantu Imana yasigiye kubohora abandi. wari umwihariko wabo. hari abantu Imana zose imbaraga zibohora abandi. kandi twe tukubwiye dutya imbaraga zirarutanwa. aha hari izindi imbaraga ariko hari imbaraga zirarutanwa. hari imbaraga zibiri izindi. n'abaperezida muri iyi si bararutanwa kandi buri wese ayoboye igihugu cye, ariko iyo bahuye barubahana bafite umuntu barutanwa. mwene dati Imana igusetinga ahantu hari amavuta pe. imbaraga ziruta izindi. Imana igusetinga ahantu hari amavuta hari imbaraga ziruta izindi. uko niko kuri. ibi nutabyemera ntacyo bitwaye, ariko niko kuri. hari ikintu kizakuvaho
ari uko Imana iguhuje n'umunyamavuta wayo yahawe ubushobozi bwo kukuzitura no kukubohora. Komeza ngo ninde Uwera Frida? Uwera Frida imyaka 27 abyaye impanga zikurikirana pa dabo abaganga bananiwe abapfumu bananiwe byose byarana Mana we ushimwe ahura n'umunyamavuta wabisige tugende ibintu biratunga arakomeza avuga ngo Imana yankuyeho igitutsi n'igisebo. Amen. Ako bivuze neza ako mama avuze neza we Imana yamukuyeho igitutsi imukuraho n'igisebo. Ako cyane igitutsi ni igitutsi gikomeye nyako mutabyara nawe umugabo kagira agacokorana akirwariza gashaka yo nawe yari yariyakiriye none se Imana yamukuye igitutsi n'igisebo aho ubuzima ifamily y'umugabo kumba bari umugabo nta nubwo bakivuga niryo ryapfuye yavuze ni ryapfuye uzuko hari umugore wamera nkaho akaba atagitana n'ubukwe adashoboye ubukwe azi ngo bamubona baramurya inzara amuvuye mutabyara yari afite igikorwa urumva mu byo kuri yaramaze no Imana mukije igitutsi n'igisebo dushima Imana akijije ninde Uwera Frida ukije Imana akijije Uwera igitutsi n'igisebo na Imana igukiza igitutsi n'igisebo. Amen. Imana igukiza igitutsi n'igisebo. Amen. Amen. arasoza avuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana byose birashoboka. Icyo ni cyanditswe n'ubundi asubije reba byashoje neza tubwire niho asoreza nyine yamenye nibyo koko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. ni ati nibyo koko rya jambo koko watwije koko ndabyemeye bidashobokera abantu ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere birashoboka. Haleluya. Amen. Ashoje cyatunikiye cyanditse ni Matayo 19:26. Nosa ano kumenya yuko hari Imana ishobora byose, hari Imana ikora ibitangaza ari igakoresha abantu yatoranije yahisemo abantu bakomeye. Isi niminyiza izagubwa neza abantu biga birikira ahantu hatari ibisubizo byabo bagahunga hari ibisubizo bakabira icyo batakabaye babiri abantu bigatwara ubutunzi bwabo mu bapfumu aho nta cyabazo namusabye ari musenge n'isenge nta nakigendera ari bazwa ubutunzi bwabo mu bapfumu bakaburuhira ubusa. Mana abantu bamenye ukuri Yesu yavuze ngo nimumenye ukuri kuzabatu n'ukuri ukuri gukeneye kumenywa n'abantu benshi bakeneye kumenya ukuri abantu benshi bararushye kandi igisubizo ababohora baraho ahubwo ababohora nibo batabonamo imbaraga babonamo ubushobozi kandi nibo bafite igisubizo nibo bapinga abafite amavuta yo kubabohora nibo bapinga bakirukira mu bidafite akamaro bibatwara ubutunzi bwabo n'igihe. Mana ushimwe kuri Imana ikomeye. Haleluya. Amen. Buri bisaba guhishurirwa wahobagira isuka y'imara ugahobagira ariko isuka y'imara uriruka kandi umuntu azagusengera ari hafi Rwanda aho umunyura buri munsi wene wari uvuga ngo ari kuri utamana lift agenda n'ibintu gitamana lift undi gokuru ukajya mu mapfu ahishe igisubizo cyawe afite igisubizo cyawe si byose ugahora ukica. Mana ushimwe. Amen. amaso yo kubona Imana y'abana amaso yo kubona ibyo biri. Uwera Frida turamushimiye. Samariya Matayo 19:6 w'umurongo. Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera nk'ibya Frida ntabwo byagushobokera ngo byabananiye arabivuze ariko ku Mana byose birashoboka. Matayo 19:6 ntabwo ngo hari ibidashobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka kandi buri wese agira ibyo ibyo arabigize nta numwe atagira ibyo byananiranye nta numwe utabigize byananiye abaganga ibyo ngibyo byananiye bene wabo ibyo byananiye diplome ibyo ngibyo byananiye benshi ibyo ngibyo byananiye umugabo byananiye ubwenge byananiye umugore ibyo
wateye intambwe ibyo bizakizwa n'umunyamavuta. Amina. Ibyo bizakizwa n'Imana ikoresheje umunyamavuta. Ibyo bizakizwa n'Imana ikoresheje ibyo bidashobokera abantu. Ibyo ntabwo bishobokera abantu. Wikwirinda bika mu bantu. Irukira kwa Imana. Imana ikuze n'abanyamavuta. Bagusengera ubuzima bwawe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Shalom shalom. Mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.